Bene data bavandimwe ba Kristo aho muhereye hose turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni cya kiganiro twashatse kubagezaho ku munsi w'ejo tukagezaho bya tekinike, ariko turagarutse muri aka kanya kugira ngo tuganire iby'Imana yari yashyize ku mutima wacu, tubiganira hamwe namwe. Imana irebaho umugisha, tubaha ikaze aho muhereye hose, kandi tugiye kuganira ibintu by'ingenzi cyane bivuga ku kubaka ubucuti bwawe n'Imana, kubaka ubucuti bukomeye n'Imana. Ntuze gucamo kabiri iyi video uyirebe yose kugira ngo umenye ibikenewe byose kugira ngo ubucuti bwawe bube bukomeye, butajegajega, kandi bushobora kugera ku ntego. Ku bucuti bwose buba bufite intego, icyo umuntu cyose akora kiba gikwiye kugera ku ntego, kandi intego itunganye, intego ushobora kugeraho niyo yitwa intego. Ubwo rero tubaha ikaze kandi Imana ibaho umugisha. Tugiye kuvuga ku bintu bizatuma ubucuti bwawe n'Imana bukomera. Nk'uko mubizi, ubucuti cyangwa se inshuti ni ikintu cyangombwa mu buzima bw'umuntu wese. Umuntu wese yaba ari umuto, mu myaka ye akenera inshuti bakina, inshuti bakorana iby'abana, batoba utwondo, bateka twa tundi turyo tw'abana bateka mu dukombe. Ntabwo ari abana bose usanga nyine bashobora gushyikirana. Abana nabo baba bafite abo bisangamo, abo biyumvamo, bakina, baganira, kandi ntekereza ko twese twabaye abana, ibyo turabizi. N'abakuru rero ni uko nguko, umuntu wese akenera umuntu wo kumuba hafi, kumugira inama. Rero kugira ngo tubyumve neza, ndagira ngo dutangire n'iki kibazo twibaza ngo mbese ubucuti ni iki? Ubucuti cyangwa se inshuti ni iki? Ariko tutarinjira mu mizi ngo tuganire kuri aya magambo, ndagira ngo mbasabe mwebwe mukigera hano ari ubwa mbere, mujye munsi y'iyo video mureba handitse subscribe, mukanda akazogera gahari, hanyuma igihe cyose dushyizeho ikiganiro mujye mumenya ko twagishyizeho, kandi namwe muzaba mudutera inkunga kugira ngo ubu butumwa bwiza tuvuga bubashe gukwirakwizwa hose, kuko ni intego cyangwa se ni misiyo twahawe na Yesu Kristo. Nubikora rero uraba udufashije gukwirakwiza ubwo butumwa. Imana ibaho umugisha. Ubucuti ni iki cyangwa se inshuti ni iki? Mu magambo make, inshuti ni umuntu ukumenya neza, umuntu ukuzi neza, umuntu umenya ubuzima bwawe, umuntu uzi ibyo ukunda akamenya ibyo wanga, umuntu umenya ibikunezeza n'ibikubabaza, umuntu umenya ukuzi neza. Uwo ni we nshuti yawe, kuko ntushobora kuba inshuti n'umuntu utazi ibyo akunda, ibyo yanga. Inshuti ni umuntu ukuzi neza. Icya kabiri, inshuti ni umuntu ukuba hafi mu gihe kibi no mu gihe cyiza. Mu bihe byiza ntabwo umuntu aba akeneye abamuba hafi, kuko ntibanabura. Mu bihe byiza, mu bihe by'umubyishimo, ibihe by'umunezero, ibihe by'amahoro, ibihe byo kurya umuntu agahaga agasagura, ntabwo wabura inshuti. Ariko inshuti nyanshuti si ikuba hafi gusa mu bihe ibintu bimeze neza, ahubwo inshuti nyanshuti na ya yindi kuba hafi mu bihe ibintu bimeze nabi, mu bihe abandi bagutaye, mu bihe abandi batakwitayeho, mu bihe abandi nta muntu ukwitayeho n'umwe. Inshuti nyanshuti yo izabana nawe mu bihe byose. Ikindi, inshuti ni umuntu ugukunda atagamije inyungu mu rukundo cyangwa se mu mubano wanyu. Abantu benshi ni ba materialiste mu inshuti, kuko hari ibyo agukuraho byaba bibuze, akagutera umugongo, akakwihakana. Ariko inshuti nyanshuti ni umuntu mubana mutabanishijwe n'ibyo agukuraho, n'ibyo n'indonke runaka, ahubwo kubera ko agukunda gusa. N'igihe byaba bitariho mugakomeza mukabana, mukaba inshuti, ubucuti bwanyu bugakomeza mu bihe byose. Bisobanuye ko inshuti ntabwo ari umuntu muhura mugaseka gusa, mukarya, mukishima, mugahaga gusa, ahubwo ni umuntu wizera ukamwinjiza mu buzima bwawe, mukabana iminsi yose mu buzima uko bumeze kose, mutaryaryana, kandi
mukaganira ibintu byose ntacyo umukinga, kuko uba uzi yuko atakuvamo, ahubwo ko inama ze zizagufasha kujya imbere no kuva mu bibazo ibyo waba urimo byose. Ikindi kibazo cya kabiri ni ukwibaza ngo mbese kuki ari ngombwa ko umuntu agira inshuti? Ni iki gituma umuntu agira inshuti? Kubera ko icya mbere, umuntu ntabwo yaremeye kuba wenyine. Umuntu yaremeye kubana n'abandi bantu. Muribuka no mu ngo bya Edeni, Adamu Imana yamuremye ari umwe, ariko ngo Imana iza gusanga ko ari byiza ko imushakira undi muntu wo kubana, akamuba hafi, akamubera inshuti, bakajya baganira, bakamarana irungu. Icyo cyatumye Imana imuremera Eva kugira ngo babane. Umuntu rero ntiyaremwe kugira ngo abe wenyine, umuntu yaremwe kugira ngo abane n'abandi, ndetse uribuka ko n'Imana ubwayo yajyaga ibasura muri Edeni bakaganira, bakashirana urukumbuzi, bakayibwira ibiri ku mutima wabo. Ibyo rero bigaragaza ko umuntu ataremeye kuba wenyine. Niyo mpamvu umuntu akenera inshuti yo kubana nayo mu buzima bwe bwa buri munsi. Ikindi, inshuti ni umuntu ukuba hafi, akakugira inama mu gihe ari ngombwa, akakugira inama kandi akanaguhumuriza mu gihe uri mu bibazo, mu gihe uri mu kaga, mu gihe uri mu mubabaro, akakuhumuriza, akakubwira ati humura, komera. Iyo ni inshuti nyanshuti, kandi irakenewe mu buzima bw'umuntu wese. Ikindi, ubuzima butagira inshuti burya mu by'ukuri ni ubuzima buba bushaririye. Umuntu uba wenyine utagira inshuti zishobora kumugira inama, zishobora kumuganiriza, kumumara intimba, kugira gute, ubwo buzima ntabwo ari ubuzima umuntu wese yakwifuza, kuko ni ubuzima bugoranye cyane. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nta kintu cyiza kiruta kugira inshuti y'ukuri. Imigani ibice 12 umurongo wa 17. Nta kintu cyiza kiruta kugira inshuti y'ukuri. Noneho ubushuti n'abantu, nimba ari ngombwa ko umuntu agira inshuti babana, bazaganira nk'uko tumaze kubivuga, ese ubushuti n'Imana, bwo kugirana ubushuti n'Imana byo ntibizagira agaciro karenze kugirana ubushuti n'abantu? Abangira ngo twihuse turebe ibintu 5 bizagufasha gukomeza kubaka ubushuti bwawe n'Imana, ubushuti burambye, ubushuti buhoraho, ubushuti buzatuma igihe cyose Imana ikuba hafi, Imana ikakuyobora, Imana ikakugira inama, za nama abantu batakugira, Imana ikaba yazikugira, kwa guhumuriza umuntu ataguhumuriza, Imana ikaba yaguhumuriza mu gihe wagize ibibazo cyangwa se uri mu ngorane izo arizo zose. Ijambo rya mbere cyangwa se ikintu cya mbere kizagufasha kubaka ubushuti n'Imana ni ukugirana ubusabane cyangwa se ibiganiro bihoraho mu buryo bw'isengesho cyangwa se bw'amasengesho. Murabizi neza ko nta guhura, nta kuganira, nta communication, nta bushuti buhari. Kera byaragoranaga, abantu tekinoloji itaraza ngo abantu bose bagira amatelefoni, cyangwa se abantu benshi bagira amatelefoni, ku buryo wajyaga kuvugana n'umuntu ari uko ugiye kumusura, cyangwa se umwandikiye akabaruwa akajya mu iposita, kakazamara igihe kirekire, ndetse wenda kazanatakara katamugezeho. Ariko byaroroshye, ufata telefone ukamuhamagara, cyangwa se mukanavugana murebana. Mbese tekinoloji yoroheje ibintu. Inshuti rero nyanshuti ni umuntu muganira, n'Imana ikena ko muganira mu isengesho, mukavugana, ukayibwira ibiri ku mutima wawe, kandi nayo ikakumva, ikagusubiza, kuko Imana tusenga, Imana tuvuga, ni Imana ivugana n'abantu, ni Imana itaba kure y'abantu. Ikindi, isengesho ntabwo ari uburyo bwo gusaba gusa, ahubwo isengesho ni uburyo bwo kwegerana n'Imana, bwo gusabana n'Imana mu mibereho yawe ya buri munsi, nk'umuremyi wawe ukeneye kumenya ibibazo n'ibyifuzo byawe, ndetse ukeneye kumva amashimwe no kumva ibituruka ku mutima wawe, umushimira kandi umuragiza n'ibiri imbere. Ni ukuvuga ngo iyo turimo dusenga, tuba tuvugana nayo, tuba tuyibwira ibiri ku mutima wacu, kandi nayo ikatwumva, ikanadusubiza. Yesu ubwe yaduhaye urugero
Bibiliya atubwira ngo yajyaga ahantu hiherereye agasengerayo, si rimwe si kabiri, ni inshuro nyinshi. Ariko muri Mariko igice cyaho cya mbere 35 haravuga ngo nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu gusengerayo. Ibyo cyangwa se Yesu nawe nk'umwana w'Imana yagiraga ibihe byo gusabana na se, bakaganira bakagirana ubushuti, kubera yuko bari mbese byari ngombwa ko amwegera akamusenga kandi akamuyobora muri byose. Yesu rero nimba yarabikoraga ari umwana w'Imana, mbese njyewe nawe naho ntitubikeneye kurushaho? Imana idufashe. Yesu yari umwana w'Imana kandi mu yandi magambo yari n'Imana, ariko yarakeneye kuvugana na se. Ubwo rero njyewe nawe turi mu bibazo nk'ibi turimo muri iki gihe cy'imperuka, ntitubikeneye kurutaho. Ikindi tubona mu buryo bwo gusenga, iyo usenga rimwe na rimwe ntushobora kujyana ubucuti n'Imana. Ni ukuvuga ngo ugomba gusenga ibihe byose. Icya kabiri, iyo usenga kubera ko hari ibibazo, ibyo ntabwo bigaragaza rwose namba ko uri inshuti y'Imana, nk'uko abantu benshi babikora, bakajya kwitabaza Imana kuko bageze mu ngorane, kuko bahuye n'intambara, bakajya gusenga kuko hari iminsi mikuru za Pasika cyangwa za Noheri, kuko babyaye muri batisimu, cyangwa se ari ku cyumweru, cyangwa se ari iminsi ya korari, cyangwa se ari iminsi yagenwe n'abayobozi. Ariko ukwiye gushaka igihe cyawe cy'umwihariko cyo kuganira n'Imana, cyo kuvugana n'Imana, kugira ngo uyishimire ibyo yakugejejeho kandi uyiragize n'ibiri imbere yawe. Imana iragukenera iminsi yose, ku manywa na nijoro. Ikindi cya kabiri kizadufasha kubaka ubusabane bukomeye n'Imana ni ukwiga ijambo ryayo buri gihe. Kwiga, gusoma, ugatekereza ku ijambo ry'Imana, ukagira umwanya wo gutekereza ku cy'Imana ivuganye nawe, ku magambo cyangwa se ku ijambo ryose usomye muri Bibiliya. Iyo ushaka kumenyana n'umuntu, wumva amagambo ye, n'Imana tuyimenya tunyuze mu ijambo ryayo. Bibiliya ntabwo ari igitabo gusa gisanzwe nk'ibindi bitabo abantu bashobora gusoma by'amateka, by'inkuru, by'imibare n'ibindi, ahubwo Bibiliya ubwayo ni ijwi ry'Imana. Iyo urimo usoma Bibiliya, wumva ijwi ry'Imana, Imana ivugana nawe, Imana iguha amasezerano, Imana ukumva ijwi ry'Imana turyumvira muri Bibiliya. Ikindi cya kabiri, Bibiliya ni igitekerezo cy'Imana. Iyo usoma Bibiliya wumva ibitekerezo by'Imana, wumva imigambi y'Imana ku buzima bwawe, kuko imigambi y'Imana biravuga bitandukanye n'iyacu. Twebwe abantu imigambi yacu ni ukwiga tukarangiza tukabona akazi keza, ni ugushaka tukabyara tukabona abuzukuru n'abuzukuruza. Imigambi y'abantu ni ukubaka amazu, tukagura amamodokari, tukagura imirima. Ibintu nk'ibyo ngibyo niyo migambi y'abantu. Ariko imigambi y'Imana ni wowe ubwawe, ni wowe ubwawe. Imana ni wowe itekereza ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu igukenera, niyo mpamvu ari ngombwa gusoma ijambo ryayo ngo umenye icyo ikugambiriyeho, umenye icyo igutekerezaho, umenye icyo igushakaho, kuko wowe ubwawe uri umugambi w'Imana. Ni wowe Imana ihozaho amaso. Bibiliya iravuga ngo abera bo mu isi nibo Imana yishimira, nibo ihozaho amaso ku manywa na nijoro. Amaso yayo ngo aba ku bakiranutsi, amaso yayo ntiyabakuraho. Ubwo rero ni ngombwa gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo umenye icyo Imana igutekerezaho. Ikindi, Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana ni umutima w'Imana. Iyo usoma Bibiliya umenya imitekerereze y'Imana, umenya icyo Imana ishaka, usobanukirwa icyo Imana yifuza ku buzima bwawe, ku mibereho yawe. Uzakibona, uzakimenya ukivanye muri Bibiliya mu ijambo ryayo. Hanyuma Yesu ubwe nawe yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ngo ahubwo umuntu atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana.
Yesu yaravuze ngo ntabwo umuntu atungwa n'umugati gusa, ntabwo umugati ari wo utunga umuntu gusa, ahubwo igihe cya kigera umuntu w'imbere, umuntu wakomotse ku Mana akaba agakenera ijambo ry'Imana ryo kumutunga kugira ngo abashe gukura, abashe gukomera kandi abashe gukora iby'Imana ishaka. Aya ni amagambo dusoma muri Matayo ibice 4 umurongo wa 4. Iyo dusoma ijambo ry'Imana, iyo udasoma ijambo ry'Imana ntumenya icyo Imana ishaka. Icya kabiri, iyo udasoma ijambo ry'Imana ntumenya imikorere yayo, ndetse ntugira ubushuti bwimbitse nayo, kubera ko uba utavuganye nayo ngo umenye icyo Imana ishaka, icyo Imana itekereza, icyo Imana igambiriye ku mibereho yawe ya buri munsi. Ikindi cya gatatu kizagufasha kubaka ubushuti bukomeye n'Imana, nakubwiye ngo ugerageze kumva iyi video yose uyigeze ku musozo kugira ngo usobanukirwe neza n'ibi bintu uko ari 5. Icya gatatu rero ni ukumvira Imana no gushyira mu bikorwa ijambo ryayo. Nk'uko twabimaze kubivuga, gusoma ijambo ry'Imana ni byiza cyane cyane rwose, ariko biba byiza kurutaho iyo uryumviye ugakora icyo iryo jambo rikubwira, atari gupfa gusoma gusa cyangwa se kuryumva gusa ngo rinyure mu gutwi kumwe risohokere mu kundi, ahubwo rishaka ko rikora, wowe ukora icyo ryagutegetse, ukarifata ukarishyira mu buzima bwawe, rikakuyobora, rikakubera ibyiringiro, kandi nimba ari ukwihana ukihana, nimba ari ukwizera ukizera, mbese ugashyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana byakubwiye. Hari abantu benshi basenga ndetse kenshi bakanasoma Bibiliya cyane, ariko batajya bumvira ijambo ry'Imana ngo bashyire mu bikorwa ibyo basomye, bikaguma mu kanwa gusa, ariko ntibijye mu mutima ngo bihindure ibitekerezo bye, bihindure imigambi ye, bihindure ibyifuzo byabo. Niyo mpamvu Yesu avuga muri Yohana 15 umurongo 14, aravuga ati muri inshuti zanjye niba mukora ibyo mbategeka. Muri inshuti zanjye nimba mukora ibyo mbategeka. Ntabwo ushobora kujyana inshuti n'umuntu iyo udaha agaciro ibyo akubwira cyangwa se ibyo avuga. Ikindi cya kabiri, ntushobora kujyana inshuti n'umuntu iyo umurwanya. Kurwanya umuntu ni iki? Ni ukumwigomekaho, ni ukudakurikiza amategeko, ni ukudakurikiza ijambo rye, ni ukudakurikiza ibyo akubwira, ugakora iby'iwawe. Icyo gihe uba uri ikigomeke, uba uri ikigenge. Ntushobora kuba inshuti n'Imana ushaka kwigenga, ushaka kwigomeka, udashyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana wasomye cyangwa wigishijwe rigigutegeka. Nimba biri kubwira kwihana, ujye wihana. Nimba biri gusenga, ujye usenga. Kubwira gukiranuka, ujye ukiranuka. Nikubwira kubatizwa, ujye ubatizwa. Hari abantu tubwira iby'umubatizo ati ntabwo mushaka kujyana mu idini runaka, ariko umubatizo ntabwo ari idini. Umubatizo ni ijambo ry'Imana. Nimba rivuga ngo ubatizwe mu mazi menshi, genda ubatizwe mu mazi menshi. Nimba ijambo ry'Imana rikubwira kwizera, izere. Nimba ijambo ry'Imana rikubwira kwihana, ihane. Ubikore. Icyo gihe nibwo uzaba inshuti na Kristo. Ikindi, kumvira Imana ni ikimenyetso cy'uko uyikunda. Iyo wumvira Imana nuko ni ikimenyetso cy'uko uyikunda. Ntushobora kubwira umubyeyi wawe nimba uri umwana ngo uramukunda kandi utamwumvira. Ntushobora kubwira boss wawe mu kazi ngo uramukunda kandi udashyira mu bikorwa ibyo agutegeka. Ijambo rero rya mbere, ugomba kumvira Imana nk'ikimenyetso ugomba gukunda Imana nk'ikimenyetso cy'uko uyikunda. Icya kabiri ni ukuyubaha. Ugomba kubaha Imana, ukubaha ibyo ikubwira, ugaca bugufi imbere yayo mu mibereho yawe ya buri munsi. Icya gatatu ni ukuyizera. Ntabwo ushobora kuvuga ko ukunda Imana ariko utayizera. Ugomba kwizera Imana, ukizera ijambo ryayo, ukizera ibyo ikubwira ko ari ukuri, kuko Imana ntihinduka, Imana ntibeshya. Imana ibyivuze, ibyivuga mu ijambo ryayo iranabikora, kuko si umuntu ngo ibeshye, niko ijambo ryayo rivuga, cyangwa umwana w'umuntu ngo yivuguruze. Ugomba rero
kumvira Imana ni ikimenyetso cy'uko uyikunda, uyubaha kandi uyizera. Icya kane ni ukugira umutima ukiranuka kandi umutima wihana. Nk'uko mubizi bavandimwe, icyaha nicyo cya mbere gisenya ubushuti bw'umuntu n'Imana. Bibiliya iravuga iti ibyaha byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu. Yesaya 59 ku murongo waho wa 2. Ibyaha byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yanyu. Kugira ngo ube inshuti n'Imana nuko uzagira umutima wihana, umutima uhindukira, umutima wimenyaho amakosa, umutima uhindukira kandi umutima wihana kugira ngo ushobore kubana n'Imana. Biritubwira ko nta muntu utunganye, ariko ubucuti ntibwubakwa no gukiranuka gusa, ahubwo ubucuti bwubakwa no gusaba imbabazi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ngende umukiranutsi sinzacumura, ahubwo ugomba kwitoza mu mibereho yawe gusaba imbabazi igihe wacumuye. Nimba wacumuye kuri mugenzi wawe, umusaba imbabazi. Nimba kandi wacumuye mu mutima wawe, wige gusaba Imana imbabazi kugira ngo ushobore kuba inshuti yayo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icya kabiri ni ukwemera amakosa yawe. Abantu batajya bemera amakosa nubwo yaba kuko yayakoze kandi abizi ko yayakoze, ariko ntave ku izima, akamera nka Sawuli Imana yatumye kujya kurimbura Abameleki, akagenda ntabikore, ahubwo ngo akarokora abagore n'abakobwa n'amatungo. Ndetse nawe umuhanuzi aje kumubaza ati mbese byagenze gute kuko gutama ndimo numva mu matwi nuko iki, atangira gusobanura, kuzana ibisobanuro. Ari abantu basobanura bagashaka gusobanura amakosa yabo, ariko ikosa ni ikosa. Nimba wacumuye, nimba uri umuntu w'Imana, uri mwuka w'Imana, ushaka kujyana inshuti n'Imana, ugomba kwiga kwemera amakosa wakoze. Ikindi ni ugusubira ku murongo, ukasubira mu nzira nziza Imana cyangwa ijambo ry'Imana rigushakamo. Niyo mpamvu Dawudi yavuze ati Nyagasani nyuhagira icyaha cyanjye, unyuhagire rwose, muri Zaburi 51 ku murongo waho wa 2. Murabizi iyo Zaburi Dawudi yahimbye nyuma yo gucumura. Muribuka amakosa yakoze ubwo yafataga umugore utari uwe akamutera inda akica umugabo we. Byari icyaha gikomeye cyane, ariko Dawudi arihana, aratura. Birashoboka ko uri umukristo wabatijwe cyangwa se n'umukozi w'Imana, ariko ushobora gucumura. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima bw'umuntu, kandi Imana ntishobora gutangara kuko wacumuye, ahubwo Imana yatangazwa nuko wanze kwihana. Umuntu wese ni umunyantege nkeya, ashobora gukora icyaha runaka, ariko igihe cyose wakoze icyaha ujye wihana, uce bugufi, usubire ku murongo. Imana izakubabarira, Imana izakugirira neza. Ntabwo icyaha nk'iki Dawidi yakoze, ntiwatekereza ko Imana yagomba kumubabarira. Gusambanya umuntu akajya no kwica umugabo we ni ikintu gikomeye cyane, ariko kuko yaciye bugufi agasaba imbabazi, Imana byatumye mutangaho ubuhamya na cyagiye ijya kumuhamagara ngo Dawidi afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Nta mutima ukiranuka w'umuntu wabona mu isi, ahubwo umutima Imana ishaka ni umutima wimenyaho amakosa, ni umutima wimenyaho ibyaha, ni umutima wimenyaho ibicumuro, ugaca bugufi, ugasaba imbabazi, haba ari kuba wacumuriye cyangwa se no ku Mana ubwayo. Imana igufashe cyane. Icyanyuma ariko cya gatanu ni ugukunda Imana ukayishyira imbere ya byose. Gukunda Imana ukayishyira imbere ya byose. Ubushuti bukomeye ntibushingira gusa ku bigaragara bifatika, ahubwo bushingira no ku rukundo ubwarwo. Urukundo niyo mpamvu na Yesu yavuze ngo ukunde Umwami Imana n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, muri Matayo 22 umurongo waho 37. Iyo ukunda Imana uyishyira imbere, ugahitamo ibyo ishaka, ugakora ibishimisha mu mibereho yawe ya buri munsi.
ntabwo uzabimenya rero, bigenda byuzuzanya. Kugira ngo umenye ibyo Imana ishaka nuko uzasoma ijambo ryayo. Nakubwiye ngo ijambo ry'Imana ni umutima w'Imana, ni ibitekerezo by'Imana. Ntabwo rero uzabimenya ibyo Imana ikunda, ibyo Imana ishaka utajya usoma ijambo ry'Imana. Imana igufashe. Turasoje muri aka kanya, ariko ndagira ngo nimba ushaka kuba inshuti ikomeye n'Imana mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, wiga ibi bintu tumaze kuvuga ko ari bitanu. Icya mbere ni ugusenga, icya kabiri ni ugusoma no kwiga ijambo ryayo, icya gatatu ni ukuryumvira, icya kane ni ukwihana, icya gatanu ni ukugira urukundo nyarwo, ukayikunda kuyitusha ibindi byose. Ukaba nta kintu wagurana Imana na kimwe kiriho, kandi nta nacyo koko. Nta kintu dukwiye kugurana Imana, ngo umuntu agurane Imana iby'isi kandi ariyo nyirabyo, ariyo ibitanga. Bibiliya tubwira ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo n'ibindi byose tuzabyongererwa. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza, murusheho gushaka ubucuti bwimbitse n'Imana, kandi nibwo muzashobora kubana nayo amahoro mu bihe byose. Reka rero dusenga Imana. Wumvishe ubutumwa, turagusengera kugira ngo ushake ubucuti, kandi ubucuti bukomeye n'Imana si ukugira idini, si ukujya gusenga ku wa gatanu, ku cyumweru, ku isabato, ahubwo ni ukukora ziriya ngingo zose tumaze kuvuga, ukagerageza kuzishyira mu mibereho yawe, mu mutima wawe, mu byo ukora bya buri munsi mu buzima bwawe. Imana rero guha umugisha. Nimba wumvirije ubutumwa hari icyo bukugezeho, buguhinduyeho, cyangwa ari cyo bugufashijeho, ubusangize n'abandi, ukore comment, ukore share, kandi ukore subscribe kugira ngo udushyigikire, kandi ubutumwa burusheho gukwira hose. Reka dusenge. Mana, ndagushimira ijambo ryawe tumaze kumva muri aka kanya. Ndasengera abaryumvishije n'abazaryumva mu bindi bihe, kugira ngo ukore ku mitima yabo, maze abantu bave mu mihango no mu bitekerezo byabo gusa, ahubwo bagire ubucuti bukomeye nawe. Bakore ibyo ushaka, bagusenge, kandi bagire inyota n'inzara yo kwiga no gusoma ijambo ryawe. Bagire inyota n'inzara yo kugushaka, yo gukiranuka no kwihana. Bagire inyota n'inzara yo gukunda, yo kugira urukundo mu mitima yabo, rwo kugukunda no gukunda bagenzi babo. Urakoze, kandi turizera ko Umwuka Wera azabashoboza, kandi Umwuka Wera azabaha imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Urakoze kuko twumvishije, tubyambaje Imana dushima ku bwa Yesu Umukiza wacu. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.